Ah, banyamakuru bavandimwe uri arasetse kuko mbise abavandimwe rega mwabaye abavandimwe banje banyamakuru mwabaye abavandimwe banje ubu ngubu ubuzima bwanjye n'itangazamakuru niyo ryatumye Kamanda super manager ashobora guhagarara muri iki kibuga. Ubwo rero ndarikesha ibintu byinshi, niyo mpamvu mvuze mbise abanyamakuru bavandimwe, muri abavandimwe banje mujye mubimenya. Bavandimwe rero banyamakuru, ndabasuhuza mbabwira ko kuri uyu munsi nabatumiye hano Kicukiro, kuri iki kiraro cya Kicukiro mureba, iyi nzu birebana cyangwa se iyi etage, iyi nyubako nshya RG Market. Iyi nyubako yitwa RG Market, abantu benshi bakunda kuyicaho, yubakwa ari nshya ntibari bazi ibyikora cyangwa se bigiye gukora cyangwa se bigiye kuyikorerwamo. Ajya ngo mbwira abanyarwanda ko ariyo mpamvu nteraniye kugira ngo mbibabwire. Bakaba bangize brand ambassador wabo, bakaba bitwa Home Market Shopping Mall. Ni mall rero ya mbere mu Rwanda izajya ibonekamo ibintu byose abanyarwanda bashaka kujya kurangura mu Bushinwa no muri Dubai, kuko hari abantu bajyaga bajya Dubai, hari abantu bajyaga bajya mu Bushinwa. Ibyo byose rero ubu ngubu kandi ku giciro gito bakajya babibona muri iyi mall yitwa Home Market Shopping Mall. Abashoramari nk'uko nkunda kubivuga baba barashoye imari mu Rwanda, ndabashimira cyane. Yaraza kubisobanurira umuyobozi ahangaha. Kubona ibi byose no kubera bya bindi kugira igihugu cyiza, bakagikunda, igihugu gifite umutekano umuntu ashoramo. Urabona hano hari imari zigera nko kuri miliyari nka 20, ngira ngo mwabibonye, hafi miliyari 20 zirenga. Iyi nzu mwayibonye hasi hejuru hose. Ibi byose ni bikwereka umuntu trust umuntu aba yaragiriye igihugu. Ibi byose kabisa Komanda turamushimira perezida wacu, igihugu cyacu kabisa ebana buri wese arabibona ko ni intangarugero. Ntabwo bazadushobora babandi bahakana ibigaragara, ntabwo bazadushobora. Uretse ko ibintu bigaragara, uyu munyemari aba yavuye iyo ngiyo ibwota amasimbi nk'uko mujya mubyita, akaza akavuga ati igihugu muri Afurika nshobora gushyiramo imari yanjye ni mu Rwanda. Rero nagira ngo mbabwire ngo uyu ni umunyarwanda ukorana nabo kandi unabasobanurira ibyo tuvuga, kuko wazi ururimi rwabo rw'igishinwa. Ibyo mvuze mbashimira agiye kubisobanurira mugenzi wacu ahangaha ari nawe muyobozi. Hanyuma ibindi wenda muraza kugira umwanya w'ibibazo, ariko iyi ni mall urumva ibirimo ibintu byinshi byose, ari ibyo mu nzu mwabonye hari ari iby'imipira, mwabonye ari ibyo kogana, mwabonye ari ibitanda, mwabonye ari amafanica, mwabonye ari ibikoresho bya moto, mwabonye ari iby'amagare. Mbese ni mall nyine, mall irimo ikintu cyose ushaka, ikintu cyose ushaka ni mall. Ikaba rero yaravuze iti nta wundi muntu ushobora kutwamamaza ngo abanyarwanda badukunde usibye umusitari w'Imana n'igihugu super manager. Ndabikesha Imana yanjye, ndabikesha igihugu cyanjye, ariko nanjye ndabyikesha kuko igihugu narakubwiye ngo kizibukira buri wese kikavuga kiti ngani mujye mu kibuga mukore. Wowe ugakoresha icyo bita self struggle zawe, ubundi kikagushyigikira nk'uko kiba gishyigikira buri munyarwanda wese. Noneho Imana nayo kagutunga inkoni y'umugisha, kubera yuko ubusenga ibyo dukora dushyira Imana imbere, nta kinanira Imana bavandimwe. Ahasigaye rero nagira ngo mbabwire ngo reka nk'umwanya banza umusobanurire mu Gishinwa ibyo mvuze, hanyuma nawe ibindi ngo baraza kubikubaza. Iri ni itangazamakuru, u Rwanda rwose, abanyarwanda bose n'abari hanze y'u Rwanda bose baradukurikiye, barimo barakurikirana iyi Home Market Shopping Mall, ari nayo mu Rwanda bwa mbere yadutse. Iterambere ry'igihugu ririhuta. Perezida wa Repubulika yacu yaravuze ngo amajyambere y'u Rwanda arihuta, kandi yihutana no wihuta. Ni ibi rero mubona. 他首先介绍我们这个超市是在哪个位置，那个地址，就是后背我们这一起那个桥，然后对面我们那个市场就这个市场，然后我们这个道路是叫那个 RG Market， 是那个道路的名字，然后我们这个超市叫那个 Home Market Shopping Mall， 这个是我们市场的名字。 后面他就是非常感谢我们总统，我们为了这个国家这么安全，很多外国人过来这里投资，像那些中国人，很多人如果是这个国家没有安全，没办法过来这里投资，就是说他非常感谢我们总统。我也感谢你们总统。谢谢。
yavuze ko ashimira cyane ubuyobozi bwacu bitewe n'umutekano. 国家治理确实很好。And the relationship between our countries is very good. Yes. murabyumva ko ibyo navuze arashimira ubuyobozi akanashimira umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa akaba ari impamvu igitekerezo cy'aba bashinwa kuza gushora imari mu gihugu cyacu. Mu by'ukuri reka mbabwire hano mwese mwazengurutsemo mwabibonye n'utabifite arazenguruka. Nababwiye ngo ahangaha hari nka miliyari 20 ziri aha. Iyi nzu mwarayibonye hagiye kujya n'ibibuga hariya hejuru harya azahari ibibuga bya hariyo football, hariyo football, hariyo basket, hariyo tennis, hariya hejuru batangiye gukora. It's very soon we are opening. byose hariya nuvuga ngo abashaka gukina mini foot hariya hejuru foot ziriyo, tennis ziriyo, volley ziriyo, byose basket. N'abashaka kwifata neza no gusangira akantu n'umuntu wawe mwikundanira mukajya hariya mukaryoherwa ukareba ko igihugu gitera imbere. Ubwo rero ngira ngo mbabwire ngo ahasigaye abanyamakuru nabaha umwanya buri wese icyo ashaka kubaza akabaza. Uyu ni umuyobozi wacu yitwa Daniela. How are you? I'm good. What's up? Appreciate you. nari mfite ikibazo ndakibaza wowe nticyumubwira. Icya mbere cyo ni ukubera iki supermanager, kubera iki mwahisemo supermanager? Hari abandi bantu benshi, hari abo twanumvishe yo kuba banaje kubibisabira ariko mukabahakana mukavuga ko mwamaze guhitamo supermanager. Icya kabiri okay, it's okay. 他先问一下，我们为什么我们给这个机会跟这个 super manager 合作的？非常喜欢他，从 TikTok 上就了解过他。 arasubiza avuze ngo ni ukubera ko super manager yakomeje gukora kuri social media abona ko ari umukunzi we, niyo mpamvu nawe ahisemo ko yamukoresha mu kuba brand ambassador. Amasezerano angana ate? Amasezerano igihe kingana gute? amasezerano yabikubwira hazibana manager. Amasezerano yanjye dufitanye nabo ni igihe cy'umwaka. Ni igihe cy'umwaka. Icya kabiri ni ku biciro. Ibiciro urabona ko abanyarwanda nk'ibintu bya mall akenshi kubyumva bijya bibagora. Kumva ko ushobora kujya mu iduka rimwe cyangwa mu nzu imwe ukaguramo inkweto z'umwana, ukaguramo igitanda, ukaguramo amasahani, ukaguramo imyenda y'imbere, ukaguramo imipira ya football, ibintu byose ukabiguramo ugahita wisohokera ugataha. Ariko ugasanga batinya bitewe no kuba bakika ibiciro ko biri hejuru. Baravuga bati abantu bafite ibi bintu byiza gutya kuko twagiye tuzengurukamo ibikoresho ni byiza cyane. Ibiciro abanyarwanda mwabizeza iki cyangwa n'iki mwababwira kugira ngo batazatinya cyangwa atazaravuga ati inzu kwinjiramo ubwanyu ifite ubwoba? 他再问一下那个关于这个价格，我们超市里面的这个产品那么多，然后比如说外面的人或者客户，现在他们觉得里面的那个价格是怎么样，贵或者是便宜？我们一定是把最便宜的产品带给卢旺达的，他们也知道我们中国产品都很好。 aravuze ibiciro byacu ntimugire ikibazo, ibiciro biri hasi biboneye kandi byiza ku giciro cyiza buri wese azisangamo. 并且开业也会给一个很大的折扣，敬请期待。 ikintu kiri special cyangwa cy'umwihariko mu minsi 3 cyangwa 4 tumaze gufungura ibiciro biri hasi cyane kurusha ibizaba bimeze umunsi tuzafungura. Ni icyo ngiye kubaza. So be prepared for the next coming soon. There is a big show here. Ikindi kibazo cyambere n'ubundi gutaba tubaza ingo dusobanura ayasobanuriye bose. icyo cyambere ni uko tubashimira ko mwagize igitekerezo cyo kwita supermanager. niyo muntu uyu munsi mu Rwanda ufite cyo kuba mwakorana uzikoze kuba mukoranye ikindi kandi bijyanye n'iterambere by'agaciro cyane. iki cya kabiri tuze kubaza ushobora kuba mukorana supermanager ariko mufite gahunda yo gukorana n'abandi batandukanye, by'umwihariko ushobora gukoresha supermanager nk'umusozi ndetse akaba umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane aha ngaha mu Rwanda, uburyo avuga ndetse n'abantu bamukoraho bamuvuga. Natwe tuba turi nk'abanyamakuru by'umwihariko tuba twaje gukorana namwe ndetse turakorana supermanager, ariko tukibaza muraza gukora supermanager gusa cyangwa nyuma hazaza kuba mwakorana n'abandi yabahaye cyangwa se undi mwahisemo? 他说刚才他说2点，第一个是他非常感谢你，因为你选择这个 super manager 跟你合作的，就因为这个人他会把这个公司发展。对，还有
第二个是这个段子， Diana icyo nimfashije ati ari gahunda yo gukorana n'abandi cyangwa se umwanya wo 他有没有 musobanura kandi ko mubwiye ko yahisemo neza gukorana na fomu najya atibeshye 他又说他就是你选择这个人，就是他的能力还就是还行，你放心跟。他是一样，确实有能力啊，怪人不的。他再问一下，你这个你已经选择这个 Supermanager， 后面有没有安排另外一个这种那个这个玩那个网红的那些人那个？也会有啊，就是些小网红也会想跟我们合作，也可以合作，都可以。不是啥吧？不是啥吧？不是啥吧？ari kuruba contract zitandukanye nizo twagiranye n'uyu yego maximum yo kubaza akivuga baza murakoze cyane twishimiye mbere na mbere kino gikorwa ni igikorwa cyiza cyane mu by'ukuri kigiye gufasha abantu benshi cyane bahangayika bibaza uburyo bashobora gukora bizinesi zabo kubera ko kujya kuzana imari zabo hanze mu Bushinwa, Dubai ndetse n'ahandi hatandukanye ntabwo byabaga byoroshye. Kugeza kuri ubu mufashe umusitari wa mbere hano mu Rwanda, Supermanager ni umwe mu bantu bamenyerewe kwamamaza ibigo binini kandi bikomeye cyane hano mu Rwanda n'umusaruro ukagaragara. Supermanager mumutezemo iki muri iki gihe kingana n'umwaka wose, hanyuma ni iki kintu umuntu ashobora gutuma atajya ahandi hantu akaza ahangaha yego kubahahira? Ni iki kintu gishobora gutuma ava aho yari asanzwe ahahira yari amaze umwaka cyangwa se imyaka 2 arangurira agahitamo kuza ahangaha muri home market mall? 他说是现在啊，因为我们这个有的是当地人，往那里去迪拜，或者是去那个中国那边买这些东西，但是现在他们在这里，这个是最好。第二个是他这个人，你有什么计划？就是你觉得他有什么好处？因为你跟他合作的，然后你觉得是有没有什么好处？你说。也没有什么好处啊，就是宣传能力也很大啊，影响力也很大啊。以后我们是长期合作伙伴啊。 So for the beginning, mu gutangira turi kureba ku bijyanye na capability ibyo ashoboye. Ubwo twizerera muki tumwizeremo. Ntabwo twaka expecting ibintu ngo tuvuge ngo dutegereje kuzabona ibi ngibi tutarabona nibwo tutagiye. Kandi tuzakorana igihe kirekire nk'uko mwabyumvise. kandi nanjye ibyo nagiye nkora byabaye successful byose nabyo turebera. Tugendeye ku byo ubushobozi twamubonyemo n'ubwo tugiye gukorana natwe twize ko ari cyo tuzagira ute tuzajya ari nacyo mwahereyeho mukorana nanjye rwose. bimusobanurire boss 就是我们已经看了他的能力，就是那个 TikTok 还有那个 YouTube 都有那个他的自己的账号， nakoranye bose babaye successful 因为他还有其他公司在合作，就是给他合作的，像那个 Airtel 就是也是他那个。 ngira ngo mwese muri abahamya bo kubihamya wenda icyo arimo gusobanura kugeza ubu aka kanya video zanjye zimaze gushutingwa namamaza Airtel nka brand ambassador wa Airtel mu Rwanda zose zimaze kurebwa hejuru ya miliyoni biriya bintu nibitangaza n'ibyari byabaho kuva isi yabaho kwamamaza ukamamaza kuva isi yaremwa ari video yo kwamamaza ikarebwa na miliyoni reba ku rubuga rwa kandi jyenyine nta bandi twakonye nta collab nta nubwo ari ni itangazo cyangwa se ni ukwamamaza ariko biriya ni ibikwereka ngo Supermanager ni izina rinini rikunzwe n'abanyarwanda. Ndashimira abanyarwanda bikwiye ku mutima abanyarwanda ni mwebwe nkesha ibintu niyo mpamvu mbabwira ngo nzajya nitwara nawe mujye mu musorando umwana wanyu ariko naho nakoze neza mubwire muti komeza imbere kuko ndabashimira cyane pe ndabashimira cyane uwishima yishimira Imana yishimira igihugu cye kuko ibi byose ni ukubera na matunda y'igihugu. Ndabashimira cyane abanyarwanda kuko iyo ndebye barebye miliyoni mu gitondo nakiriye congratulations y'abayobozi banjye bo muri Airtel bambwira bati very good kabisa urimo urakora akazi neza. Ubu rero ibi ngibi nabyo byatumye home market none ahangaha shopping mall ya mbere igiye kuba ya mbere mu Rwanda kuko irafungura vuba nabyo nzabyerekana opening ngira ngo tura opening itariki ndwi ukwezi gutaha ahangaha abantu bazaza gushopinga bwa mbere mu minsi ya mbere 2 cyangwa 3 bizaba byo biri hasi cyane kuko tuba twashyize wa dezo babanze banarebe buriya kugira ngo umukobwa umumenye ko ari mwiza abanza kwiyereke neza
arabanza akakwereka imico ye, yarangiza akagusekera, ubundi akakubwira ati kumbona bizakugora. Wabyumvishije? Kumbona bizakugora ni ukuvuga iki? None ugomba kwitwara neza. Rero n'abazaza gushopinga bagashopinga bwa mbere, nibwo bazagenda babwira abandi bati muzi hariya ibintu byiza biri hariya. Ubwo rero abantu batanguranwe mu minsi ya mbere, igihe tuzafungura bazibonera ibintu noneho ku giciro gito cyane. Siko bimeze. Kwa kari tuzabwira amatariki, tuzategura itariki, twitegure neza. Ubundi mu kwa kari ku tariki runaka tugiye gushyiraho bazaza ari benshi very soon. Aha. Ikindi nagira ngo mbabwire, wenda umuyobozi wacu yagendeyeho, ndanamushimira, yambwiye akantu gakomeye cyane, arambwira ati wenda ndabyibuka mumpamagara hariya, yaravuze ati ubundi nakurikiranye uko uvuga, nkurikirana uko wamamaza, ariko n'ikindi kintu yashimiyeho kandi ihesha abanyarwanda, yanakurikiranye uko views zanjye, niba nshobora gukora ibiganiro mu mwaka wenda tuvuge, nkakora ibiganiro mu mwaka wenda tuvuge 100, sibyo? Ugasanga ibiganiro biri hejuru y'ibihumbi 50 barebye, 150. Nuvuga ngo uwo muntu abaruta umuntu wasohoye indirimbo imwe cyangwa ebyiri mu mwaka zikarebwa na 20,000. Uko niba usohoye ibiganiro 100 bikagera birebwa n'abantu 50 hejuru 100, ubwo sinavuze iby'ijana. Mu by'ukuri byose ndabikesha abanyarwanda, ndashimira cyane, mubwire ko nshimira cyane kuba yarahise n'igihugu cyanjye, nanjye nkaba mbonye umugati hano. Hakaba hari abana b'abanyarwanda bahakora benshi nabonye, mufite abakozi bagera ku 2,000, ndamushimira ko kandi nanone mbishimira Perezida wa Repubulika utubanira, komanda wacu uba waragiye kwa defansinga agatega igituza akavuga ati reka njye kurwanira abana banjye abanyarwanda babone uko babaho, kuko hose yazenguruka hose ni ukuvuga ni nk'ibi byose abashaka kugira ngo tubeho. Hano mwabonye abakozi b'abanyarwanda baraha, nimwabonye se abana bagera nko ku 2,000 n'abakobwa, n'abandi barakinjira, ni ukuri ibi byose kabisa bimushimira.非常感谢你，还有我们的公司，因为你就是同意给他合作的，还有他非常感谢我们的总统，因为就首先如果不是他，没办法，那你们中国人过来这里做事的。还有我们这个公司有很多帮助我们当地人，有的是员工，有经理，有的是那个是慢慢讲那个品牌那个大使，都是工作。这些记者都是工作，所以说这个公司有都是好处的很多。Okay, mubwire nawe agira icyo avuga ubusobanuro.你有没有想说话？你自己？没有啊，好紧张啊。没有。Boss say something.